turashima imiyoborere myiza. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Turabasuje mwese mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Muri gahunda ya leta y'u Rwanda yo kunoza imiturire, biteganijwe ko 35% by'abanyarwanda bazaba batuye mu mijyi mu mwaka wa 2020. Ibi bikazafasha mu ihangwa ry'indi mirimo ishingiye ku ishoramari mu nganda, ubwikorezi na serivisi yunganira y'ubuhinzi n'ubworozi isanzwe ikorwa n'umubare munini w'abanyarwanda. Ni mu gihe kuri ubu ikigero cy'abatuye mu mijyi mu Rwanda kiri hejuru gato ya 17%. Muri gahunda yo kwihutisha iterambere ry'imijyi mu Rwanda, leta y'u Rwanda ikaba yarashyizeho gahunda yo kubaka ndetse no guteza imbere imijyi 6 yunganira umurwa mukuru Kigali. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turagaruka n'ubundi kuri gahunda y'ubukangurambaga bwa nk'uwikorera bugamije kunoza imitangire ya serivisi mu nzego zinyuranye, by'umwihariko ariko twibande kuri iyi gahunda ya leta yo guteza imbere imijyi ya kabiri izunganira umurwa mukuru Kigali. Cyane ko mu byumweru 12 by'icyiciro cya mbere cya nk'uwikorera ubigeze mu cyiciro cyayo cya kabiri, harimo n'icyumweru cyahariwe gahunda y'iterambere ry'imijyi ya kabiri. Aha tukaza kwifashisha ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke z'abanyasingapore ku birebana n'iterambere ry'imijyi ya kabiri mu Rwanda. Tureba uruhare imiyoborere n'imitangire ya serivisi bigira mu iterambere ry'imijyi, ahari naho hazira uruhare rwa RGB nk'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Turareba uko ubuyobozi bw'uturere dufitiye imijyi yatoranijwe kuzunganira umujyi wa Kigali bwiteguye gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Tureba hakiri inzitizi ndetse n'uburyo zakemuka, ariko tutibagiwe n'uruhare rw'abaturage. Ariyo mpamvu tuza kuganira na bamwe mu baturage batuye muri iyi mijyi, maze nabo batubwira uko bakiriye gahunda ndetse n'uko bayiteguye. Iki kiganiro nk'uko bisanzwe mu gitegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, naho ngiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Kongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Kimwe mu bibazo bibangamiye imiturire mu Rwanda harimo n'ubucucike buri hejuru bw'abaturage mu murwa mukuru Kigali bunakomeza kwiyongera, haba mu buryo bw'imiturire cyangwa se abawugenda bashaka serivisi zitandukanye. Mu bijyanye n'imiturire ubwayo, inyigo yasohotse mu mwaka ushize w'2016 yagaragazaga ko Kigali ituwe n'abarenga 1,300,000 batuye ku buso bwa kilometero kare 730 gusa. Iyi kandi ikaba yaragaragazaga ko hagendeye ku muvuduko w'imiturire ugaragara mu myaka 24 iri imbere, abatuye Kigali bashobora kuzaba barenga 4,000,000. Mu rwego rwo guha Kigali ubuhumekero rero ndetse no kwihutisha iterambere ry'imijyi mu Rwanda, ari nako hahangwa imirimo idashingiye ku buhinzi, leta ikaba yarashyizeho gahunda yo guteza imbere imijyi ya kabiri izunganira umurwa mukuru Kigali. Imijyi 6 ya Muhanga na Huye yo mu majyepfo, Rubavu na Rusizi yo mu burengerazuba, Nyagatare yo mu burasirazuba ndetse na Musanze yo mu majyaruguru niyo mijyi yatoranijwe kubakwa muri ubu buryo bwo kunganira Kigali. Aha leta y'u Rwanda ibinyujije muri RGB ikaba irimo gukorana n'impuguke zo mu kigo Future Moves cy'abanyasingapore mu birebana n'iterambere ry'iyi mijyi ndetse n'ibyashingirwaho haherewe ku mahirwe aboneka muri buri mujyi. Mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere, umusanzu wacu wabaye gukomeza gufasha inzego kugira ngo turebe uburyo twareba kure mu bijyanye no guteganya serivisi n'imikorere y'izo nzego cyangwa yise iyo mijyi 6 ko yabimeze, birasaba iki, dufite intege nkeya hehe, twashyira imbaraga hehe, kugira ngo urwo rusobekerane rw'ibitekerezo byubaka nabyo bibe nka kimwe mu byafasha ko iyi mijyi irushaho kwihuta mu iterambere. Nibyo rero twakoranye n'izi mpuguke zo muri Singapore, bigendeye ko nabo nk'igihugu kitari gifite ubundi bukungu bundi uretse umutwe wa bene cyo, cyashoboye mu myaka mike kwihuta mu iterambere no guhindura imijyi yabo cyangwa se igihugu cyabo muri rusange. Ikintu gikomeye twavanyemo nuko twashoboye kureba buri karere muri iriya mijyi, karimo iriya mijyi 6 izaba igwa mu ntege Kigali, imbaraga gafite kakubakiraho ngo kagira iterambere rifatika ryihuse, ariko no kureba
ibipimo nyamukuru byagenderwaho kugira ngo buri karere gashobore kubikora. Mu nyigo zakozwe rero zagaragaje ko mu by'ukuri uturere natwe dusanzwe tunabizi nubwo abantu bagerageza, ariko turacyafite urugendo rurerure kugira ngo tube koko imijyi yingayinga Kigali, kuko icyifuzo nuko yaba ari imijyi minini mu bantu bayirimo, ariko ari abantu bajemo bafite ibyo bakora, bafite aho batura, bafite amashuri. Ni ibintu bisaba ubushobozi bwinshi mu rwego rw'amafaranga, ariko burya niyo udafite amafaranga biba bisaba ko uba usa nkaho witeguye mu rwego rw'ibitekerezo nuko wabigenza. Twe nko mu rwego rw'imiyoborere rero nicyo tuzana. Icya kabiri twumvaga twifuza nuko kubaka iyi mijyi twe twumva bifitanye isano ya hafi no gushimangira kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage, cyane ko iyi mijyi igiye kuyingayinga cyangwa kugwa mu ntege Kigali yakagombye kuba ishobora kwibonamo ubushobozi. Abaturage bayo bagize imbaraga, imisoro yiyongereye, ndetse harimo n'abashobora kuba bakora ibikorwa bituma bajyana ibintu hanze, wenda hari n'inganda zitangiye kuhafatika. Ni ukuvuga ngo aho hantu habatangiye kuzamuka mu rwego rw'ubukungu, ubwo n'abaturage baho ngaho batangiye kugira imbaraga. Iyi nyigo y'iterambere ry'imijyi ya kabiri mu Rwanda yakozwe hifashishije uburyo bwo kureba kure mu igenamigambi ry'igihe kirekire buzwi nka foresight mu rurimi rw'Icyongereza. As part of foresight, we asked ourselves what are the critical uncertainties. Twebwe nk'abakoresha ubu buryo bwa foresight twaribajije duti ni ibihe bibazo u Rwanda rushobora kuzahura nabyo mu bijyanye n'imiturire, by'umwihariko muri gahunda y'imijyi ya kabiri. Kimwe mu byo twabonye rero ni ubucucike bukabije muri Kigali. Imijyi ya kabiri rero igira uruhare runini mu kwihutisha uko u Rwanda nk'igihugu rugenda ruzamukira rimwe mu iterambere. Gukwirakwiza ibikorwa by'iterambere hose, twagombaga kwibaza duti ni gute iterambere ry'imijyi ryagerwaho kandi neza, kubera ko hari impamvu zishobora gutuma iryo terambere ry'imijyi ridashoboka. Izi zirimo nko kuba iterambere ry'iyo mijyi ridaherekejwe n'iterambere ry'ubukungu rikwiye ku buryo ritanga imirimo mu mijyi ku buryo burambye. Ikindi gikubiye muri iyi nyigo ku iterambere ry'imijyi ya kabiri ni uko ishingiro ry'iterambere rirambye muri iyi mijyi ya kabiri ari imiyoborere myiza ibumbiye hamwe n'iterambere ry'ubukungu. Si kimwe cyangwa ikindi, byombi bigomba kujyana. Mu gihe cyose ufite imiyoborere myiza n'ubukungu bwaguka, uzaba wizeye kugira iterambere ritajegajega. Kimwe mu bigaragaza ko iterambere ry'iyi mijyi rigenda rigerwaho ni uko ibyo ikenera ku rwego rwa leta mu bijyanye n'ingengo y'imari biba bike, ahubwo yigatanga byinshi. Aha rero kugira ngo ibyo bigerweho, abahanga bakaba bagaragaza ko yo ubwayo yishakamo ubushobozi bushingiye ahanini ku ishoramari riyikorerwamo, ryihutishwa n'ibikorwa remezo ifite ndetse na serivisi ziyitangirwamo. Mu biganiro byahurije hamwe abayobozi b'uturere dufite iyi mijyi, ubuyobozi bwa RGB ndetse n'impuguke zakoze inyigo ku iterambere ry'imijyi ya kabiri, abayobozi batwo bakaba baraboneyeho kugaragaza uko iyi gahunda bayiteguye ndetse n'ibyo bagiye gushyiramo imbaraga. Icyambere ni uko abaturage tugomba kubumvisha ko kuba twaratoranijwe nk'uturere tuzunganira mu mujyi wa Kigali ni amahirwe ku baturage akomeye cyane, batagomba gupfusha ubusa. Ni amahirwe kubera ko ubundi iyo utuye mu mujyi nyine ubuzima burahinduka. Iyo buhindutse rero hari ibyo ugeraho kandi utari usanzwe ubona. Niyo mpamvu rero tubashishikariza kubanza kumva ko kuba haje gahunda y'imijyi yunganira umujyi wa Kigali ntabwo bije kubavana mu byabo, ntabwo bije kubahungabanya, ahubwo bije kubafasha kugira ngo bature neza batuye mu mujyi. Kandi nyine utuye mu mujyi hari amahirwe menshi abona, hari ibikorwa remezo bibasha kumugeraho, hari iterambere ryiwe riturutse ku byo ari gukora, imirimo iriyongera, noneho n'ubushobozi bw'umuturage mu kubasha gukemura ibibazo byiwe byose bikiyongera. Mbona ari byihutirwa kugira ngo umujyi wihute. Ni ngombwa ko n'abafatanyabikorwa batandukanye binjiramo, cyane cyane abikorera ku giti cyabo. Abikorera ku giti cyabo uyu munsi muri Muhanga n'ubundi kuva twaba umujyi wunganira Kigali ntabwo twicaye, twaratangiye turabahamagara, tubabwira amakuru, turababwira ngo noneho nimutangire aya makuru mu ya profit. Ariko usanga buri gihe batubaza bate se
niba nshaka kubaka amazu yo gukora stock y'ibicuruzwa byanjye ndashyirahe. Ugasanga rero ni ngombwa ko twabonye ko tugomba kwita ku gushaka budget yihariye yo kugira ngo nyine Muhanga ibe umujyi wunganira Kigali mu kwagura, mu kugura ubutaka. Aho ni ku ruhande rw'ubuyobozi. Abaturage basanzwe bakorera muri iyi mijyi nabo hari uko biteguye. Twarishimye kuko twashimishijwe nuko umujyi wacu waje mu yatoranyijwe kunganira umujyi mukuru wa Kigali. Icyo dusabwa natwe no gushyiramo imbaraga tukawusukura cyane mu mbaraga zacu dufite, cyane nko gutanga serivisi nziza, kwakira neza abatugana. Nibyo nyumva twagerageza gukora, tukabishishikariza n'abandi bakadukundira ibyo serivisi nziza tubaha. Nitubaha serivisi nziza tuzabona abakiriya benshi. Umujyi niturushaho kuwusukura tuzarushaho gukora iterambere ryiza kandi ryihuse. Inzitizi zabaho nk'ibikorwa remezo bigenda byangirika, ibyo byatuma rimwe na rimwe tutagera ku muvuduko w'ubukungu vuba vuba, cyane nk'iriya mihanda y'amabuye igenda yangirika muri uno mujyi, ituma n'ibinyabiziga bizamo bigira byangirika, bigatuma n'umujyi udasa neza. Ndetse byanatangiye utaratoranywa no mu kuba umujyi wungirije Kigali, kuko ubucuruzi bwaho ubona ko bwazamutse na mbere y'igihe. Ubona ko ari ubucuruzi bugenda buzamuka, kandi hari n'ibicuruzwa byinshi byavaga mu mujyi wa Kigali ubu bisigaye tubifatira ni Muhanga ku buryo butatugora. Nibyo imyiteguro irarimbanyije, kandi n'umusaruro witezwe kuva muri iyi mijyi ya kabiri ni mwinshi. Ariko kandi hari n'inzitizi ku ruhande rw'ubuyobozi busanga zikwiye kwigwaho mu buryo bwihariye. Ko kugeza ubu ngubu iyo urebye nk'umujyi wa Kigali ufite abakozi bihariye bashyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Twiwacu kuri cadre organique turacyagendera ku bakozi basanzwe nk'uko tundi turere bimeze. Ubwo tubabaye umujyi wa Kigali rero, umujyi wa kabiri wunganira Kigali, usanga hari abakozi bihariye dukeneye bashinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi, bashinzwe kudufasha mu myubakire n'ibindi bikorwa bijyanye nabyo, kugira ngo mu by'ukuri wa mujyi ube ari umujyi wunganira umujyi wa Kigali koko kugeza ubu ngubu abakozi dufite usanga bafite inshingano nyinshi. Ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rugaragaza ko ikigiye gukorwa mu gukemura izi nzitizi ari ugukora ubuvugizi mu nzego zibishinzwe, ku buryo uturere dufite imijyi ya kabiri twahabwa umwihariko haba mu birebana n'ubushobozi ndetse n'imicungire y'abakozi. Iyo tuvuze umujyi wa kabiri wari usanzwe ukora nk'akarere, birumvikana ko hari ibisabwa bitandukanye kure n'ibyo bari basanzwe bakora. Mu buvugizi cyangwa se mu bitekerezo natwe tuzatanga nk'abantu bashinzwe gutanga kujya inama kuri guverinoma, hari icyo kintu cyo kureba niba byashoboka yuko iyi yatoranijwe nk'imijyi ya kabiri nayo igomba kugira icyo nakwita statut spécial cyangwa se imicungire yihariye, kuko hari aho bizagaragara yuko rwose imicungire yayo ikomeje kugenda nk'uko ducunga utundi turere bishobora kuba bitakijyanye n'igihe. Ntekereza yuko nabyo hari aho bigomba kuvugururwa kugira ngo inshingano bazaba babonye nshya n'ibisabwa bijyane nanone n'imiterere n'imikorere y'urwo rwego ruzaba ruhawe izo nshingano zidasanzwe. Nk'uko bigaragara mu nyigo kandi twanabigarutseho muri iki kiganiro, mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda yo guteza imbere imijyi ya kabiri, kunoza serivisi bifite uruhare runini mu gukurura ibikorwa by'ishoramari ndetse no mu kubigumana. Ibi ari nabyo bizatanga ya mirimo idashingiye ku buhinzi igomba gufasha iyi mijyi mu kwihaza mu ngengo y'imari. Iyi akaba ari nayo mpamvu mu ngingo 12 zahereweho mu bukangurambaga bwa nk'uwikorera bugamije kunoza imitangire ya serivisi, iyi gahunda y'imijyi yunganira Kigali nayo yashyizwe mu z'ibanze. Ni naha dusubikiye ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none, tubashimira mwe mwese twabanye. Iki kiganiro mugitegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, naho ngi wakibagezagaho ndi Temistokle Mutijima. Naho ubutaha. Urashima imiyoborere myiza. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye.
ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB.